Igare gifite ibyiza byacyo kikagira n'ibibi, ariko ibyinshi mbona ko njyewe ari ibibi, kuko hari ukuntu abantu basigaye babaho ubuzima butari ubwabo kubera Voice of love, ijwi ry'ubuzima ritanga urukundo, ritanga ibyiringiro, ni urumuri mu mwijima rutuzanira vibe ziza buri munsi yo. Voice of love, turarushigikiye. Voice of love, ritubera umuryango, ibitekerezo byubaka sosiyete, ibiganiro bitanga imbaraga nshya. Voice of love, ijwi ry'ubuzima. muraho neza cyane. Tubaye ikaze kuri The Voice of Love, turabasuje cyane, nizere ko mumeze neza. Twongeye kubaha ikaze cyane ku muryango mugari wa The Voice of Love. Ku bashyashya, amazina ni Sandra Kayonga, rero tubahaye ikaze. Hanyuma rero tubashimiye urukundo mwatweretse muri video zabanje. Mu by'ukuri mwatweretse urukundo, abadusapotinze mu buryo butandukanye, abatanze komanteri, Imana ibahe umugisha cyane. Rero uyu munsi ntago turi butinde cyane, turaganira kuri topic imwe, turaganira hejuru y'ikigare. Hari ukuntu abantu muri iyi minsi bafite ikintu cy'ikigare, ntago ari inshuti mu by'ukuri, ahubwo ni ikintu cy'ikigare gusa kiraho. Ugasanga umuntu ajoininze group runaka, ntago ayijoininze kubera ko ayikunze cyangwa se ikindi kintu, ahubwo arayijoininze tu atazi impamvu ayijoininze. Rero turaganira kuri ibyo ngibyo, ibyiza by'ikigare, ingaruka z'ikigare, ese ni ngombwa mu by'ukuri kuri umuntu agira ikigare? Nibyo turi buganire rero. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro, mutera uduteye kugira ngo tuganire. Rero mu by'ukuri ikigare gifite ibyiza byacyo kikagira n'ibibi, ariko ibyinshi mbona ko njyewe ari ibibi, kuko hari ukuntu abantu basigaye babaho ubuzima butari ubwabo kubera inshuti, kubera ikigare mu by'ukuri bisanzemo, ugasanga afite pressure y'ubuzima, ugasanga ni ibintu bitari byiza, abayeho atari we, abayeho kubera inshuti runaka, ugasanga afite pressure, ugasanga ari kubaho atari ubuzima bwe, atari uko yifuje kubaho uko nguko, ahubwo ari pressure. Ugasanga ari kugenda n'abantu bafite ubushobozi, ariko we ntabwo ufite, ariko agashaka kubaho nk'abantu bafite ubushobozi. Mu by'ukuri iyo ubwo bushobozi ntabwo ufite mu by'ukuri, ahubwo arashaka kubaho nk'abo ngabo, wenda abo ngabo bafite amafaranga, bafite ibintu bibinjiriza amafaranga, iwe rero ashaka kubaho ubwo buzima abandi bantu babayeho. Ntabwo ari byiza. Rero icyo kigare nicyo kibi cyacyo, ugasanga umuntu ari gushaka kubaho ubwo buzima atarabyifuza, atabishoboye, ahubwo kubera ikigare arimo kikamwoburisha kubaho ubwo buzima. Mu by'ukuri ntabwo ari byiza. Ikindi kintu ikigare navuga ikibi cyabyo, hari ukuntu umuntu usanga abayeho ubuzima butari ubwe. Hari imico mu by'ukuri yagiye ahindukaho kubera abo bantu bajyana. Ugasanga umuntu ari kujyana n'abantu, wenda tuvuge urugero nk'abantu banywa, ntumbwira ngo urajyana n'abantu banywa inzoga, none mujyane rimwe kabiri umbwire ngo ngiye njyana n'abari abantu banywa inzoga, ngo ariko ntabwo ushobora kunywa inzoga. Gute se? Murajyana, ejo bakubwiye ngo unywa, uno munsi ureke kunywa, ejo mujyane bakubwiye ngo unywa ureke kunywa, ubwa gatatu bakubwira umva gerageza nta birenze, ugasanga ukayinywa bwa mbere ukumva bya bintu buriya ntacyo bitwaye, noneho icyo kigare kikagutera gutangira unywa, kandi waratangiye bakubwira ngo somaho nta birenze. N'ibindi bibi abantu bagenda bafite, wenda ugasanga nawe iyo mico urayandushwe, cyangwa se ibindi bintu. Mu by'ukuri turabizi twese indi mico nyine umuntu ashobora kwanduza undi muntu kubera ko bakomeje kujyana. Ndabyemera, hari umuntu usanga abenshi n'umwe ku ijana ushobora gusanga bakajyana akabahindura, ni bake cyane. Abenshi baragendana ugasanga amwandusha iyo mico yiwe yari afite mu by'ukuri. Rero ibyo ni ibibi byabyo, muzagenda mutubwira muri komanteri namwe uko mubyumva. Ikindi kintu, hari abo bajyana ugasanga ariko ni gake ku ijana pe, aho ushobora gusanga umuntu ajyanye n'undi wenda agashaka kumuhindura, ni bake ku ijana. Wenda akababwira ati inshuti yanjye ibintu muri gukora ntabwo ari byo,
bibaho ariko ni bake benshi usanga barajyana atangira mwanduza iyo mico mu by'ukuri nta ikigare ari cyiza n'abagifite byaba byiza icyo kigare wenda ari ikintu hari bamwe ntabwo tubyirengirije ko ari byiza pe hari bamwe usanga ari inshuti ugasanga nyine bagiye bigishanya ibintu runaka ibintu byiza bagiye bamuhindura akamubwira turagendana ariko ibintu ukora ntabwo ari byiza ugomba guhindura ikigare ntabwo ari kibukundi hari abakora ikigare bakagikora afite inshuti mbi kuba ufite inshuti mbi rero urumva nawe bikwanduza guhita umera nk'izo nshuti abanyarwanda nibo bajya bavuga ngo mbwira abo mugendana nkubwira uwuriwe sinzi nimba muciye neza ariko nuko bajya bavuga ntabwo wagendana n'abantu bankura urumogi n'ibiki ngo nawe ugende ntubikore mu by'ukuri turatubwizanye ukuri namwe ntibikunda kubaho ko umuntu ashobora kujyana n'abantu babi ngo nawe areke kuba mubi ahubwo abantu dushaka inshuti z'akamaro nimba ufite inshuti nimba uri umuntu usenga jyana n'abantu basenga ntuzambwira ngo uri umuririmbyi ujyane n'abantu bari aho gusa bataba mu ikanisa bazatangira kwigisha indi mico itari yo mu ikanisa nimba uri umuririmbyi nimba uri umunyamasengesho jyana n'abantu basenga ari bureke kujyana n'abantu bo hanze kuko bazatangira bakwigisha indi mico usange utangiye guta umuntu bwawe usange utangiye guta indangagaciro zawe sibyo rero ibyo ni bibi byinshi by'ikigare ugasanga aho umuntu hari ukuntu noneho twebwe abagore buriya abagabo uko bamera kose ibo ntago ikigare cye kibajyana ngo kibajyane kabisa ashobora kujyana n'abanywi b'inzoga nyine akizere turuvanwe inzoga ariko iyo agarutse agaruka wese ariko twebwe abagore hari ukuntu tugira ikigare mvuge nk'ubutesi ugasanga ikigare cy'amafuti wagiye mu nzu ya runaka usunzemo ibintu runaka utangiye kwifuza ugiye gushaho puresha wenda umuntu mubana mu by'ukuri wenda ubwo bushobozi bwo kubona bwo kugira ngo abone icyo kintu wabonye aho handi ntabwo afite uri gushaka kuba nk'abo uri gushaka kumera nk'uko babayeho mu by'ukuri ntabwo ari byiza cyane abagore rwose tugende tureke ibintu by'ikigare uhitemo inshuti nzima inshuti zizakwigisha inshuti zizakubwira ngo genda gutya inshuti zizakubwira ngo iki kintu mu by'ukuri ntabwo ari sawa tureke ibintu by'ibigare hari n'umuntu w'inshuti ukibaza se uyu muntu niyo mpamvu joininze group ari kwijoininga ku bintu nawe atazi ufite inshuti ntago izo nshuti nta kintu zikumariye mu by'ukuri uraho gusa ni mu kigare tujyana aha kubera ko bakoze kino kintu nanjye ngomba kugikora kubera ko bameze gutya nanjye ngomba kumera ko no gira inshuti z'umumaro inshuti zikwigisha inshuti zikubwira ngo bino bihaha rwose wabyisha rwose genda gutya rero inshuti tugira inshuti z'umumaro inshuti zitubwira ngo gutya na gutya na gutya icyo nari ndi kubabwira ikigare ubundi si ikigare abazi n'ubusobanuro bw'ikigare baza kutubwira ni nko kuvuga ngo ni igikurudumu se ni igiki anyway na jokingaga ariko dusubije kuri topic yacu twirinde ikigare rwose tumenye inshuti duhitamo mbere yo kugira inshuti ubanza umenye ngo inshuti ubundi kuko iki tugiye kuba inshuti ese ubundi irakwiriye ko tuba inshuti ese ubundi nyine wibaze kuri iyo nshuti mugiye kugira atari kuvuga ngo ni inshuti zazikuroho itangira kwigisha iby'imico abenshi rwose ntago ubundi ugenda nyine umuntu kangahe razima ibyo akora nawe ubikore sibyo kenshi ku ijana tureke kubeshyanya rwose duhitemo rero inshuti nzima nimba usenga uhitemo inshuti zisenga nimba uri umukora uhitemo inshuti zo muri korari zitazagutwara ngo zikudeviye ugenda ahandi hantu ku ruhande duhitemo inshuti nziza rero tumenye guhitamo mbere y'uko uhitamo umuntu apana kuvuga gusa ngo wabonye umuntu ngo reka tube inshuti gute se ntabwo uramumenye nta nubwo uzi impamvu ugiye kuba inshuti ye rero tumenye guhitamo inshuti pe tureke ibigare ngo nimba umugore ngo nimba nabonye umugore hariya ngo tube inshuti utangire uge kuba inshuti ye mu by'ukuri ntabwo umuzi rero tureke ibintu by'ibigare rwose muri kinyejana ugira inshuti ariko inshuti z'umumaro
inshuti zigukosora watanye, inshuti zikubwira ngo gutya na gutya, inshuti zigupushinga gukora. Hari abantu batanakora birirwa no mu bigare ugasanga kuva mu gitondo pe yabyutse nimba hari ibyo yakoze arifasha yese ajya kureba izo nshuti biriwe mu kuganira n'ibiganiro wenda bitanafite 12 wenda ibiganiro byo kuvuga abandi bantu runaka, ariko hitamo inshuti zakubwira ngo dukore kino kugira ngo tugere kuri iki ngiki. Ari ntituhitemo inshuti ziza ngo mwirigwe ngo mwagiye hehe ngo muri kuvuga iki. Duhitemo inshuti zikugira, zigukosora, zikubwira ngo dukore iki muri ubuzima kugira ngo bino bintu bigende gutya. Rero inshuti zanjye bavandimwe rwose tugende tureke ibintu by'ibigare muri iki kinyejana, dore ko tugiye no kwinjira mu wundi mwaka. Uyu mwaka winjiye muri kuvuga ngo ntabwo nshaka ibigare. Abantu bagiraga ibigare rwose, ibigare ntabwo ari byiza 100%. Bishobora kuba byiza ku rundi ruhande, ariko ntabwo ibigare ari byiza. Hitamo inshuti zikubereye uvuga ngo ngomba guhitamo zino nshuti. Rero tugiye kuvuga iby'ibigare mwese murabizi, mugiye muzi ibi byabyo, nyine abantu bagira ibintu by'ibigare tugende tubireke, kubera ko ibigare ntabwo ari byiza pe, biragusenya bikakwigisha ku bundi muntu utari we, ukiga kuba. Hari story imwe nigeze kumva, mu by'ukuri yari umugore muzima, nyine umugore uri mu rugo rwe, nta bantu benshi nimba yarafite inshuti nk'imwe ebyiri gutya. Noneho rimwe aza kujoininga, hari ibintu byabaga kera ugasanga nko ku ma WhatsApp dufite inshuti wenda tuvuge ngo inshuti runaka, amazina nyine namwe murayazi, aza kujoininga iyo group. Noneho iyo group mu by'ukuri yari iraho yo kuri WhatsApp gusa. Rimwe rero baza kuba ati tugomba guhura, barahura. Kumbe abo bantu bahuye bari abantu baraho. Noneho umugore atangiye guhura nabo atangira guhindura imico. Rwa rugo rw'iyatangira kujya ruterera bamubaza ati se biragenda gute, akagatumva ubwo rugo n'urwayi namwe mumenye ko murugira. Mu by'ukuri iza nshuti ni cya kigare yahuye nacyo. Cya kigare batangira kujya mukoresha buri munsi, bagiye buri munsi yasize urugo, yasize abana. Byaje kurangira umugore mu by'ukuri asenye, kubera abantu yahuraga nabo ugasanga nta mwanya mwinshi mu by'ukuri afite mu rugo kwita ku bana be, kwita no ku rugo rwe, ku buryo imico yatangiye guhinduka kabisa completed. Atangira kujyamo inzoga atazinywaga, atangira kugira indi mico. Mu by'ukuri dufite story nyinshi twagiye twumva z'ibigare bitigeze biba byiza pe. Rero muri umwaka tugiye kwinjiramo dutangirane navuga ngo tutangirane n'ibitekerezo byiza byo guhitamo inshuti nziza zitubereye bitewe n'igihe turimo. Icyo nababwira nsoza, duhitemo inshuti nziza, inshuti zidukwiriye, inshuti zidufitiye umumaro. Apana guhitamo inshuti ngo nuko wamubonye tukumva uramukunze. No, duhitemo inshuti nziza, inshuti zidukwiriye mu by'ukuri. Rero ndabashimiye cyane abantu bakurikiranye ikiganiro, mu by'ukuri Imana w'umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.